ikintu cya mbere kibangamira umukobwa kubona abahungu benshi bakwirukankaho benshi ugasanga nyine buri wese araje wahise tugakundana biriya bintu ubwayo wowe w'umukobwa uba uri kwisebya yakwifata videwo ukajya gupostinga cyangwa ukohereza umuhungu wambaye ubusa buriya abakobwa ni abantu bakomeye cyane iyo wisuzuguje bigeraho nyine agaciro wari ufite na kakandi gati wari usigaranye kagashira buri muntu wese azajya kubona akabona buri kintazi kabona nyine ntabwo uzi icyo uri cyo abakobwa mugerageza mwitwararike mumenye agaciro mufite abahungu turi kugenda twereka ubusa bwacu nibo bakagombye kuvamo abagabo bacu reka nongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze baba bahisemo gukurikirana ibiganiro bya TV tubagezaho umunsi ku munsi murabibona neza ko turi ahantu turi twasuye umukobwa uzuza umukobwa mwiza cyane niwe twasuye niwe tugiye kuba tuganira welcome to the show. Thank you. Tuguha ikaze kuri TV. Murakoze cyane. Ngo suhuza abakunzi ba TV untongere ijwi dore urimo uravuga gahoro cyane. Ndabasuhuje abakunzi ba TV. Njye nkaba ndi umwe mu bakobwa nyine b'abarundikazi. Amazina ni Rebecca Nishimwe. Nkaba ndi umurundikazi nk'uko mureba ariko abenshi ni Becky banziho. Mwabyumvishe rero TV ibiganiro nta mupaka uyu munsi ngo turi i Kigali ariko twahuye n'umurundikazi bavuga umupfasoni umwigeme ese umwigeme n'umupfasoni biba bitandukaniye umwigeme aba ari umukobwa just umukobwa nyene umupfasoni aba ari umuntu uba yubashwe cyane yego ariko umwigeme ni izina rusange n'abakobwa bose muri rusange uwiyubashye kubera imyaka cyangwa se kubera stati afite mu wenda nk'indangagaciro zimuranga cyangwa biterwa n'imyaka cyangwa stati afite muri byose ni umukobwa uba wubashe bisobanuye ngo n'umukobwa ukiri umukobwa utarashaka ashobora kwitwa umupfasoni hanyuma wowe uhise kuba uri umwigeme ngo ntabwo yubashye nanjye ndi umwigeme mwabyumvishe rero ni umukobwa mwiza hano turi kuri Umurundikazi twaguha ikaze kuri TV wumve ko ari mu rugo tu murakoze cyane ukimureba hano urabona ko yambaye aturiye brassard ako gasobanuye izi ni kara z'idarapo ry'igihugu cyane igihugu cyawe yego urabona ko kano ko ni kanditseho n'Uburundi kari idarapo kandikaho n'Uburundi hanyuma rero duhuriye hano muri Kigali gahunda zawe zimeze gute kuki uri hano i Kigali kuba mari ndakunda tini ndiga uriga yego ndi umunyeshuri wiga hano mu Rwanda yego wow byabintu ni sawa kuki bese no kuza kwiga mu Rwanda nkunda ururimi Icyongereza Icyongereza Igiswahili byose nyine nicyo cyane cyashatuye kuza nta kwiga kuvuga tureka nzire mu Rwanda ko Icyongereza cyabo kiri hejuru ngaho soza abarundi mu Cyongereza babwira ati ubu ngubu i Kigali ndatenga mu bintu babwira uko Kigali wayibonye. Hi guys, I'm Becky, just you see me. Now I'm in Kigali. I live in Kigali and I know to speak English very well. Thank you. Kutabyumvise ubabwiye ngo mu Kirundi. Narimvuze ngo ndabaramukije mwese. Ni Becky. Ndi muri Kigali nko mundaba nzi kuvuga ikintu z'Icyongereza neza. Ariko ikigaragara uburyo uvuga mu Kirundi bisa naho utangiye kukibagirwa. Nuko muzi kirekire mu Rwanda cyangwa nuko? Oya,
byose je ndatryinga just trying. ya umunyarwanda ashobora kuvugana neza n'umurundi nawe tukavugana neza. Ya mwabyumvishe rero abarundi by'umwihariko turanabakunda cyane. Ni inshuti zacu, dufitemo abakunzi benshi hano kuri Yawe TV. Mwumva ko rero mwagize igorora turibuze umwanya uze kugira busuhuza n'amakaritsiye yagiye atandukanye, bumve ko nyine uri uwabo, ariko by'umwihariko twaguhaye ikaze kandi uri umwe mu bantu bazajya babona kenshi kuri Yawe TV ko umwanya wabonetse uze tuyage. Niko bavuga. Ya ubwo nibuze kuguhereza umukoro wo kunyigisha ikirundi neza. Yari njya gusuza abashitsi b'i Burundi, ndabizi barahari benshi, bizanyorohere kugira ngo mbashe kuganira nabo. Ya twakomeje rero ikiganiro cyacu, ni Beke turi kumwe, iyi ni Yawe TV, ibiganiro bigiye bitandukanye. Nongere mbibutse gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mutwereke ko turi kumwe, munadukosore, munaduhereza inama, ibintu bibashe kugenda neza. Beki, ukigera mu Rwanda ubonye hatandukanye ni Burundi? Nkigera mu Rwanda ikintu cya mbere naho gitandukanye ni Burundi ni imibereho y'Abanyarwanda n'iy'Abarundi biratandukanye. How? Like Abarundi ni abantu birekura sana. Barenjoyinga uburyo bwose bushoboka, barasabana, ntibapfa gutoranya nguriya uyu wapi, nyine bose baragendana. Ariko umunyarwanda we kugira ngo azapfe kugusabaniraho bisaba igihe kirekire kuba mwabanje kumenyana, mukamenyana, mukaba inshuti, then after nibwo abasha kuba yakwisanzuraho mukavugana. Ndiki cyakugoye cyane ukigera mu Rwanda? Abakobwa baho kubamenyera umuco wabo, kubamenyera nkamenyera umuco wabo, uburyo tubanamo. Nyine abenshi mu bantu ubona batakwishimiye. Uratubeshyeye. Umubano ubona batakwishimiye, ariko nyine ntago bapfa kubikugaragariza. Wowe ubwawe ubikura ahandi ukabimenyera. Kuba batakwishimiye cyangwa? Kutakwishimira. Hari igihe umuntu nyine aba yumva atagukunze, akumva nyine ntago umurimo, ariko ntabikwereke. Ubwo si ni bose cyangwa ni? Ntago ari bose. Hari umugani numvishe no mu Rwanda ngo bumwe agatukisha bose. Umugani nyine nasanze ariko bimeze. Naho ku bahungu? Abahungu rero nabo ni abana beza, nta mutima mubi bagira. Si bose nyine, ariko abenshi muri bo, abo twagiye tumenyana, abo twagiye tuvugana, bo baratrayinga, bajya kugira imico imwe n'imwe nyine nk'Abarundi. Ngo bo nta kibazo ugeze uhura nabo? Bo nta kibazo, nubwo nyine haba harimo bamwe nyine baba bameze nk'abakobwa, nabo b'indyarya baza nyine usanga baraje barakuganije, ariko hari icyo bagushakaho ubundi bakagenda. Icyo bagushakaho? Urugero abenshi abonaga ari nk'iki bashaka? Uburyo bwo kuryamana, ibintu bya sexy nibyo nabonye benshi baza ari bo bashaka. Abarundi bo ntabwo babigira, ntabwo babikora? Ntabwo Abarundi bo, erega bose, abahungu bose bari abahungu, sibyo? N'Abarundi ntabwo nabavuga ngo nabo naberanda, ntabwo nyine bejejwe nabo. Iyo uvuze aberanda nabo bashaka kuvuga ni ukwezwa, ntabwo bejejwe nabo. Sometimes nabo bashobora kuba babikora, ariko nyine je kubera ko nakuriye cyane imico myinshi nagiye nyibona mu Banyarwanda, that's why mvuga gutyo. Ariko imico myinshi nyine narimenyeye mu Banyarwanda. Niyo wayimenyeye? Yego. Ubona hari ikintu ukunda kwibazaho cyane, ubundi Uburundi n'u Rwanda ubona ni abantu bajya guhuza imico, ni abantu n'ururimi buriya ntabwo rutandukanye cyane. Nibaza ko Umunyarwanda n'Umurundi bahurira babasha kumvikana.
ururimi rwacu n'urw'abarundi ngira ngo spelling igiye itandukana n'utuvokabulari duke duke tugenda duhusana, ariko ibindi byose usanga ari kimwe. Ariko ugasanga abantu bakunda comparinga muziki yo mu Rwanda n'iy'u Burundi, bakakomparinga ku bwiza bw'abanyarwanda n'ubw'abarundi, haba ku basore no ku bakobwa. Ku giti cyawe nk'umuntu ubashije kuba hose, wowe ubibona gute cyangwa se ubifata gute? Duhere kuri music. Kuri music ukuntu mbibona, abanyarwanda baturi hejuru. Ari sure? Baturi hejuru mu buryo bw'indirimbo zisanzwe, ariko gospel turi hejuru kubarusha. Iyo uvuga kuba umuntu ari hejuru, ese ni platform cyangwa se uburyo bwo gucuruza music cyangwa se ku buhanga bwa music? Ku buhanga bwa music. Niyo wamenya numvishe ko uvuga ko abanyarwanda rero bari hejuru, ariko ubwo nibyo warabibonye? Niko nje nabibonye. Buriya buri wese areba uko, ariko nje kuri nje ku giti cyane niko nabibonye. Hanyuma ku bijyanye ku buranga mu Burundi mubyita gute? Ku buranga, ubwiza, ku buranga, abakobwa b'abarundi ni beza. Abakobwa b'abarundi ni beza. Uvuga ngo abakobwa b'abarundi kazi turi beza. Abarundi kazi turi beza. Nawe uri abanyarwanda kazi, sibyo? Ariko nyine n'abanyarwanda kazi harimo abeza. Nanjye sinakwishira ku ruhande, ko nanjye nyine ndi muri abo ngabo barundi kazi. Nawe urabizi kuri mwiza? Ndabibwirwa kenshi. Yego. Kandi bibwirwa kenshi bigera aho sandayo nawe ukagenda ubibona gake gake. Niki kintu wizeho ukavuga ati iki kintu ndabizi ko ndi sawa kuri iyi kote? Taye yawe. Nubwo mwamubonye yicaye, ariko ufite metero zingahe? Oya, metero zo ntago nzizi, ni imwe ariko no mu santimetero 80 na. 80? Yego. Ntago ujye ubwira ko uzabura umugabo? Oya, abagabo bariho kandi barebare. Deja abanyarwanda mufite abatipe barebare. Niho tugeze kuri kote abakobwa, utubwiye ko i Burundi muri hejuru. Abakobwa b'abarundi kazi ni barebare, ni beza. Ntacyo batwaye. Ikindi nyine usanga bari kwita bananutse. Buriya kubona umurundi kazi ubyibushe biragoye atari umudamu. Ikindi kuri kote y'abahungu, naho dufite abahungu beza, ariko ntago ari beza cyane kurusha abahungu b'abanyarwanda. Impakura ziciye. Mba mbivuze da. Ubu ntibitiranyije na babatama, hariya ni abatama cyangwa abasore babita gute mu Kirundi? Abahungu? Naho abatama? Abahungu, abatama nyine n'abantu bashaje, abantu bakuru. Naho umushinga ntahe nico ushatse kuvuga. Umushinga ntahe ari umupapa, ari umuntu uri sage. Ari n'umuntu uri sage ngira ngo. Yego. Mwabyumvishe rero, umukobwa wacu hano impaka araziciye. I Burundi karitsiye ukunda gutemberamo se cyangwa karitsiye nziza ni izihe? Mu Ngagara, mu Kigobe, no muri ville hari ahantu heza. Aho naho je nabashije gutembera ukunguku ngana. Nabashije kumenya. No mwijabe. Tuhagereranya no muri Kigali. Ushobora kuvuga wenda agiye ruvuze mu bwiza. Mu bwiza ushobora ati nahagereranya wenda na Nyarutarama Dono. Wenda ushobora kuri karitsiye ukagira indi comparing muri zero muri Kigali. Kadusapoze nka Gikondo. Gikondo twayicomparinga na mu Ngagara. No mu Ngagara. Yego. Gikondo abantu bayiziho ko ngo no haba abasitari benshi. Nibyo ra cyangwa?
nabonye abenshi b'abakinnyi ba filime ariho baba abakinnyi b'amateatire like sebe koko namubonye mwese tugikondora narahakuriye ndavuga se buri nkiva Burundi yego byara simbizi ariko birashoboka kwambajije nawe niho utuye nawe niho utuye kwambajije Gikondo se niho twahuriye naho ntuye hajya wari uhagereranyije n'ahe i Burundi no mu Ngagara komeza Nyamirambo wagereranya na hehe i Burundi Nyamirambo yo nayigereranya no mu Buyenzi yego ubona harimo similarity nyinshi cyane urugero culture barahuje kuriya kuntu ku muhanda bateka kuntu nyine akavuyo kaba gahari abantu benshi n'abantu bose ubona b'abajeni bameze neza cyane b'abasirimu abo ni bo Nyarutarama wegeranya na hehe i Burundi Nyarutarama sindahagera ko buriya wande nzahagera ubundi ingaruka nzahakubwira yakwereka twikomeza ikiganiro kugira ngo tumenye ibice bimwe n'ibindi cyangwa se imyihariko cyari cyo tugiye duhuriyeho haba mu Rwanda ndetse n'u Burundi. Reka twige mu kiganiro gisanzwe ubuzima busanzwe kuri wowe umuntu w'umusirimu wumva ari umuntu umeze gute cyangwa se ubona ari umuntu umeze gute? Uri open muri mind yeah. Like utekereza kura pana gutekereza ibintu bya hafi nta rugero suga watanga like nkunda umuntu ubasha kugira kuvuga ikintu akagishira mu bikorwa atari bya bindi birangirira mu magambo. Hari igihe umuntu azishobora kuza akakwizeza ibitangaza nzakora iki byagereje n'ejo bundi ukabona n'ubundi ntaho yari yagera imyaka 5-6 irashize nta kintu na kimwe yari yakora yari tryinga bikanga gutrayinga bikanga ntago bavuze ko ugomba guhita uhagarara. Iyo ukoresheje imbaraga zimwe bikanga uhita uhindura strategy ukakoresha nk'izindi kuko ntago rega uburyo bumwe bushobora kwanga n'ubundi bwo bwange bumwe bwanze ubundi bwo bwagerageza hasi bukagira aho bukuvana ukajya naho bukugeza naho haba ari hatari ko ukahageza cyane ko mbyumva. Ubwo bisobanuye ngo umusirimu ni umuntu ugira gahunda muri wowe. Yego. Hanyuma ku myambarire hari ukuntu abantu usanga bari kutumvikana kimwe ku bijyanye n'imyambarire. Umwe avuga ati uriya muntu yambaye neza ni umusirimu, undi avuga ati reka tino ntabwo bibi. Ku myambarire nge ntabwo najudginga umuntu kozi buri muntu wese agira ibimunyura muri bo. Niba nje mbeka inyurwa n'amajipo amakanzu ndakanyurwa n'amapantaro amakabutura ntabwo twahuza. That's why je ntabwo najudginga umuntu ku bijyanye n'imyambarire. Okay. Mwabyumvishe rero abantu badukurikiye ashobora guhita uvuga ati uriya ntabwo ndi umusirimu cyangwa se ndi umusirimu. Gendeye ku byo Becky amaze kudutangariza nkawe wenda n'urugero uri umukobwa kandi mwiza. Ku mukobwa nkawe kandi mwiza imbogamizi muri iyi minsi ushobora kuvuga ati mu bintu mbona bimbangamiye muri societe ubona ari nk'ibihe wenda ari kureba ibyo mushaka atari wowe wenyine mushaka kwihuriraho muri nka benshi. Ikintu cya mbere kibangamira umukobwa kubona abahungu benshi bakwirukankaho benshi ugasanga nyine buri wese araje wese tugakundana icyo kintu kirakubangamira aho yuri umukobwa. Hari abo byorohera ntago ari bose, hari abo byorohera ariko hari nabo bidapfa korohera kuko deje iyo ugenda ukabona amaso yose ari kukureba abahungu bose ari kureba sinzi ngiye mbyumva ko bimbangamira. Niko bikubangamira? Birambangamira. Arabikunda bavuga ati bijya ngezweho nyine nanjye niyo mvuze ngo si bose. Yego
hari abo bitabangamira ariko kuri njyewe ku giti cyanjye birambangamira. bisobanuye ngo haza benshi. Yego. ubona impamvu ari iyi kuri wowe? Sinzi niba ari ubwiza, niba ari taye, niba ari igikundiro, kimwe muri ibyo. Yego. ubwo iyo ugiye guhita mukurikiza iki mu gihe baba baje ari benshi wenda ukavuga ati ariko byanga bikunda nk'umuntu ntabwo naba wongeye nyine, ureba kuki ukurikiza iki? Bitewe n'uburyo namwishimiye, uburyo yajemo, yaje kunjagamo ambwira uburyo nkunda ibiki ibintu nk'ibyo. Sinkunda umuntu wiyemera kaza witwazisha amafaranga, uriyemeresha amafaranga. No, ko swati ayo mafaranga uri kwiyemeresha ejo n'ejo bundi ushobora kurujyamo akabura. Ntabwo twatugikundanye aricyo nagukurikiyeho. mwese umukene we yakugeza kuki habaye nta kintu afite? Umukene we mwese mushobora kuba mwazamurana, akakuzamura nawe ukamuzamura, hakagera ahantu nyine mugera, akagira byinshi mugeraho. Ntabwo rero uko wavutse ariko uzakura. Ushobora kuvuka uri umukene ugakura uri umukire, cyangwa ukavuka uri umukire ugakura uri umukene. hari n'uvuka ari umukene akabusazana none nabyo birashoboka. ariko uri mu byishimo. iyo ukuranye ubukene ukabusazana wishimye wifitiye amahoro, uburutwa naho undi wakuriye mu bukire nta byishimo afitemo. ese birashoboka ushobora kuba uri umukire ariko nta byishimo? cyane how? cyane njye hari abacuti banjye benshi twagiye tuganira bigenda bibaho. hari n'amastori menshi nagiye numva, ugasanga nyine umuntu ntabwo yishimye muri ubwo bukire abayemo, harakubitwa, harafungiranwa, ntiyisanzura nyine nk'uburyo bwose abishakamo. nyamara wa mukene we ameze neza, nta kibazo afite, aratembera akagaruka n'amaguru yiwe nta kibazo. Starago ni nyinshi. cyane. Siri kuki ishati ngo ni batafugenge. urumva nicyo kintu cya mbere kibangama. kuba uri waravukiye mu muryango ukize ariko ukabangamirwa n'ubuzima ubayemo. wenda umuntu araje, burya iyo umuntu aje gutereta approach ziba nyinshi zigiye zitandukanye, murakundanye ariko bigeze hagati ukavuga ati ndabona ibintu ntabwo bihura, ntabwo bikunda. ku giti cyawe impamvu cyangwa se ni iki umuntu muri relationship ashobora gukora ukavuga ati from now reka tugace? kumatiriza ikintu nifuza gukora. Tifuza gukora icyo ari cyo cyose, swatumbwiye ngwino usure njye ntibindimo. nyine ntago bindimo, ariko umunsi byanjemo nzaza ngusura. cyangwa uwo mwanya ntubonetse ariko wowe ukabyumva mu buryo butandukanye nuko njye ndi kubikubwiramo. birabangama. njye niyo mpamvu nibyo bari gufunga umutwe. oya ntago ari ugufunga umutwe. ntago ari ugufunga umutwe. ubundi umuntu mwumvikana, mukundana by'ukuri, ugukunda by'ukuri, arakumva akagutega amatwi akakubahira nuko nguko umeze. ubwo se mu gihe akubwiye ikintu ukacyanga, ubwo wowe uba wamwumvise? yamba namwumvise. Rega buri kimwe cyose si kugikora ngo gikunde muri ako kanya. uyu munsi biranga ejo bigashoboka. wenda arakubwira ati Becky ndagushaka, ibyo ushaka tuganiraho, mwe n'undebe duhure tubiganireho, akakubwira n'impamvu, aho ngati oya nta mwanya mfite. nibaza ko hagakwiye koroherana no nyine no kuba flexible. so dushobora guskipinga nani gahunda zimwe kugira ngo iri yikunde bitewe n'uburyo mwiyumvamo. none se mu gihe bavuga ati no nta mwanya mfite point. nanone nawe ugomba kumusobanurira impamvu itumye bidakunda. kuko ntabwo wahita ukatira umuntu ngo ntabwo bikunda kandi mukundana. deje umukunzi aragushaka, ashaka ko muganira, sibyo? arabwivuza cyane, ariko ntibikunze nyine kuba ubasha kuba waboneka bitewe n'impamvu wapanze, bitewe na porogaramu yawe. hari abantu buriya baba bafite gahunda y'abakobwa, ugasanga porogaramu yiwe yayipanze umunsi wose. niba rero umuhungu nubwo twaba dukundana ubimpangishije muri ako kanya, nari mfite izindi gahunda ndi bukore, kutambwira ngo byashoboka. habaye impamvu ikomeye ituma guhamagara?
ya ikomeye mbona ko ikomeye cyane hari zimwe nyine muzo na kansoringa ajya kumureba ariko mu gihe umbwiye impamvu nkumva ntago ikomeye twayikora n'undi munsi aho wagira bita wituriza mwabyumviye rero nari ndimo ndabariza abasore badukurikiye bari kureba ushatse bangurira agacupa hari icyo utababwiye oya ntacyo ntabwiye ufite yerekwa se yemerewe kuri tambutse imibare 10 tuyipininga hepfo hariya nta kibazo mwabyumvishe rero imibare 10 ushaka kugenda nawe tukayipiringa ukavuga ati uyu mwana numvishe ibyo asaba ndabyujuje ubundi nakubwira iki ibintu bikagenda neza uri single cyangwa uri single? No, I'm not single. None subora aje byamara iki? Nyine ubwo ni ugutegereza kuko ntiwamenya wenda ngo abaye single yawe ndonguwo ni uzaba wanjye uwo ngugiye uzashaka izo nimero zanjye tukavugana yego muba muri kumwe uyu munsi ntago uba wizeye 100% ko ari uzaba wawe ntago byizeye happy birashoboka ntabamenye burya ari ibyo na first love wawe iki gihe mwamukiri kumwe first love mwatandukanye uri kumwe n'undi ntabwo tukiri kumwe mwapfuye iki first love n'amabanga y'abakundana n'amabanga y'abakundana cyangwa wasanze wari wahubutse nibyo nyine nakubwiye hari igihe umuntu mudahuza igihe mudahuza reka twikomere ikiganiro cyacu buriya hamaze iminsi usanga by'umwihariko kuri Twitter hano mu Rwanda ugasanga bari muri kavideo ngashyire hanze cyangwa se mwakabonye ibintu nk'ibyo ngibyo uvuga iki ku mico y'abakobwa b'iki gihe basigaye ukunda kugaragara bashyira amashusho yabo hanze bambaye gusa ese Burundi bijya bikunda kuhaba? I Burundi sindabibonaho sindanabyumva ariko byo mu Rwanda amaze kubibona bimaze kuba nk'umuco yaba amaze kubigira umuco babifashe nk'ibintu bisanzwe ariko bya bintu bwayo wowe umukobwa uri kwisebya yakwifata video ukajya gupostinga cyangwa kohereza umuhungu wambaye ubusa kameme wa munga ni wo muhungu nawe ntabwo yapfa kugira kugutwara abona wiyandarika muri ubwo buryo abakobwa bagerageze basi bitwararike bamenye agaciro baba bafite buri abakobwa ni abantu bakomeye cyane iyo wisuzuguje bigeraho nyine agaciro wari ufite na kakandi gati wari usigaranye kagashira buri muntu wese azajya kubona akabona buri kintazi kabona nyine ntabwo uzi icyo uri cyo yabagerageze rero ibyo bintu babikureho babisibe mu mitwe yabo kubyo bintu ntago ari byiza. Utekereza ko impamvu biri kugaragara mu Banyarwanda cyane ari iyi social media iri kongoza muri iyi minsi irimo kongoza iri kongoza abakobwa noneho cyane amafaranga ese Burundi ntago ihari ntago zikoreshwa nibyo nakubwiye njyewe aho mba nibyo menyereye mbibona mu Banyarwanda kuko niho maze igihe kinini niho mba so abarundi nabo yego bashobora ko harimo ababikora nubwo yego wenda ntarabibona ngo mbone babyanditseho ngo bamwe mu Barundi ngaba bari gukora ibi n'ibi ibyo nibyo ntazi ariko mu Banyarwanda kenshi nibo nabibonyeho. Uravuze ati abakobwa ni mwihesha agaciro kandi koko birumvikana biranakwiye umukobwa ugukurikiye se cyangwa ukurikiye yawe TV ifu akashavuga ati ntago ari byiza reka turekere ariko se noneho zira video bafata bagiye kuzikoresha iki? Zati hari abakobwa bibesha ko iyo umuhungu akwatse ikintu icyo kintu aba kikwatse kugira ngo nyine hari abahungu babyitwarisha sheri nutankorera iki nje nawe sinzi ko bizakomeza n'iki umukobwa rero kubera urukundo akumva nyine ntago yapfa kurekura umuhungu gutyo kavuga ati okay ko ari umukunzi wanjye kandi yambikira ibanga kuko abahungu ni akenshi nako babasezeranye ambwa ati wowe ndabigusezeranje ntabwo nzigera nyisohora akabara bimwoherereje umuhungu nyine bajya gutandukana akaba ari bwo abisohora kandi nyamara ntago ari byo
ariko nyine abakobwa bamenye ubwenge abasore ba hano hanze bacanye ku maso. Umuhungu usaba iyo video we niki kintu wamubwira? Wari ubugoryi. Ntabwo umuhungu usohora video y'umukobwa ndavuga uyisaba. Uyisaba? Kavuga ati nyoza ka video uri naked. Fakwa wenda ari irari. None se video yagufasha iki? Dushyize muri logique iyo video yakumarira. Twaza ngo video ngo uko nagiye mbibona kenshi ngo video ituma umuhungu arangiza. Nyamara ntago ari byo. Aho kugira ngo ukoreshe iyo video wamagaye umukobwa niba mukundana mukabonana paraporo yo gukora ibyo bintu. Ku ruhande rw'abahungu ibyo baba batekereza uko nta muhungu n'umwe twabiganiraho ngo tujyane muri ico kiganiro tuvugane ngo wayi mwebwe abahungu mukunda gusaba ama video abakobwa bambaye ubusa. Ariko wenda tumye ngira amatsiko ngiye kuzajya kubibaza. Sinabaye gusaba. Oya. Je nawe urabinsaba. Asaba video. Amakuru ko nyafite. Aya. Harabwira ati foto nyereke bitangaza Imana yaremye. Oya. Okay, ngo gira message ugenera bof haba ku bakobwa no ku bahungu bafite iyo myitwarire itari myiza. Ikindi kintu wenda njye nkunda kubona usanga abantu bakunda kuvugaho cyane ni hari ibintu umuntu ashobora kuba yakorera mu ruhame n'ibyo atakwiye kuhakorera. Cyane nk'abantu banyoye agacupa kenshi. Ngira ngo rero mpawe tunywe resi. Ariko gira inama bagira wenda twikomereza. Icyambere ngira inama ni mu bakobwa. Abakobwa mugerageza mwitwararike. Mumenye agaciro mufite. Abahungu turi kugenda twereka ubusa bwacu. Nibo bakagombye kuvamo abagabo bacu. Ariko mu gihe nitubereka ubwo busa bwacu nta gaciro tuzaba dufite imbere yabo. So tugerageze twitwararike. Niba ari izo social media ziri kubongoza mugabanye ibintu biriho pe. Kuri iyi si biriho mugabanye ibintu byo guhubukira ibintu by'ama social media. Ubundi mwihesha agaciro nk'abakobwa. Ikindi ku bahungu namwe mugerageze basimuha agaciro bashiki banyu. Bariya ni bashiki banyu, ni abagore banyu, ni ba mama bazabyara abana banyu. Basimuha agaciro mububahe. Ubundi bindi tuzabirekera Imana niko bizagenda. Reka tugushimire kubw'inama utanze burya ababwirwa nibo bahitamo. Ntago haburamo umuvuga atari ko wamugana ibi bintu reka ndekera aho ngaho cyangwa se reka nisubireho nubwo nabikoraga. Ariko se wamugari twibaza ikintu kimwe. Gusa video y'umuntu yambaye ubusa bifasha iki? Ababikora batekereze kurushaho uretse ko ari uguta umuco atari byiza. Nibaza ko nta nakamaro bifite. Hari uri bwinshi wakoresha niba ufite ikibazo ukamenya ngo bakanihangana bakazagikemura igihe cyageze ntawamenya. Reka tugushimire rero turimo turagana ku musozo. Ushobora gusanga ari ikiri ku mutima bavuga ati ntago nagira ntavuze ikintu iki n'iki, cyangwa se ushobora gusanga hari isomo ry'ubuzima ushobora guhereza abadukurikiye uvuga ati burya umuntu anyuze ahantu asiga akantu k'agakiregeshwa avuga ati ibi bintu ni impamba y'urugendo rushobora gufasha umuntu mu buzima buzakurikira buri imbere. Isomo ry'ubuzima ikintu cya mbere abantu twige kunyurwa n'ibyo dufite muri ako kanya. Nuhubukire kubona ibya mugenzi wawe bifite byaramuhiriye byagenze gute nawe wumve ngo urabishatse urabyifuje. Isaha yawe nawe irahari. Tegereza isaha yawe nigera Imana izabikora. Tureke guhubukira nyine buri kimwe cyose tubonye. Ko byose ibyo ubona bibengerana byose nyamara ntago ariko biba bibengerana nk'uko tubibonera hanze. Tugerageze rero twitwararike. Tugire urukundo, kundane, kunde mugenzi wawe. Isomo ry'ubuzima ukabura ritanze. Batubwiye ko mu rugo ari Burundi, abantu bari Burundi badukurikira
reba umwana banga bose uhuza babwira ati intashye zivuye kuri yawe TV zibageze namwe zibagereho. Yeah, first of all ndasuhuza mama wanje umubyeyi nkunda cyane, ni umubyeyi nyine agira inama, ya hahandi uba wacitse intege we nk'umwana we cyangwa n'uwo ari we wese niyo ataba ari umwana we, ko mama ni umuntu ukunda kugira inama cyane, ya ni umuntu ukunda kugira inama cyane, akunda no gusenga, ya ndamusuhuje ndanamukunda cyane as her last born. Ya ikindi ya ndi last born wiwe. Ikindi ndasuhuza na papa wanjye nyine ni close friend wanje, niyo nshuti ya mbere ngira, niyo nshuti tuganira twumvikana tugaseka mu gihe nyine mbona nta mudu ndimo, ndamwegera tukaganira akansetsa nyine akanshimisha, ikindi kamukundira ko anansengera. Undi muntu usuhuza ni sister wanjye yitwa Rusi, nawe ndamukunda sana nyine, nawe aratrayinga, ya niwe muntu ujya gukurikira papa bitewe n'ukuntu nyine nawe agerageza kugira kubana nanjye, agerageza kunshakira ibyishimo nkishima like nka murumuna we, arankunda nyine ndabizi kandi nanjye ndamukunda. Ikindi nsuhuza ni mukuru wanjye yitwa Debora, dusa cyane, ya turasa ntago ari cyane ariko turasa uko biri, nawe ni umujyanama wanjye nawe ndamukunda. Nkasuhuza na musaza wanjye we turakundana arabizi, ni ibintu bisanzwe, ni Dani. Ikindi ni mukuru wanjye w'umuganga tubana, nawe ni umwana mwiza aritonda, nawe ngira inama nyine nka mukuru wanjye. Ndisuhuza n'uwo dukurikirana, nawe ni niga yanjye, ya ni best friend wanjye, turakundana ibintu nk'ibyo nyine. I love you n'umuryango wanjye wose uri Burundi mwese ndabaramukije. Urabahaye mwiriwe? Yego. Ndabagumije mu izina rya Yesu. Nta bashuti bo muri quartier mwakuranye cyangwa se mwiganye? Ya hari Kelia, Nunu, cya Jessica, undi ni Kimu, undi ni Moira, umwana yakuze nyine turi kumwe tubonana, abandi n'abaturanyi. Ibyo biba bihagije, nyarukira no kwishura aho wiga usuhuze babashuti bawe ba hafi. Ya ndasuhuza Yusla ariwe Mico, nkasuhuza Laila, nkasuhuza Bushari umukobwa wacu nyine yimereye nk'abahungu, nawe ndamukunda cyane, ya ni umwana mwiza. Ikindi nkasuhuza na Sonia, Shadia na Promesse, aho hose niyo bacuti banjye cyane b'indani. Ko nta muhungu usuhuza? Umuhungu usuhuza ni Fabrice anko, anko wanjye muri famiye yanuze ya Waiting Jesus, nawe ndabakunda. Ikindi ni daddy wanjye wo muri famiye, nawe ndamusuhuza. Ba principal na ba headmaster bose nabo nuko ndabasuhuza. Ndasuje boyfriend, so the best friend Alfred. Nawe boyfriend? Yeah, boyfriend nawe ndagusuje kandi I love you, you know. Ya bikireka tugushimire tugana no kusoza w'ikiganiro, tabwire ngo ibiganiro byo kuyawe TV byo nakagaruka mu sura website yacu yitwa yawetv.com. Ibindi ni social media ushaka kujya kubona ibintu bigiye bitandukanye, ni follow hose ni Yawe TV, haba kuri Facebook, Instagram, haba kuri TikTok, hose ni Yawe TV. Reka rero abakunzi bacu tubashimire kandi tubashimire ko bakomeza kutuba hafi mu biganiro bigiye bitandukanye, tugiye kubagezaho byinshi bitandukanye duhereye kwa Becky. Reka tubwire ngo Becky bakoze cyane. Ciao ciao. Bye.